niba arengana Imana y'u Rwanda imufashe n'abazimu bacu batazima azarenganurwe, kuko nanone hari igihe muri izi manza usanga utsindiwemo kandi warufite n'ukuri, nabyo birashoboka. Ariko ubundi disi byaturutse kuki? Hese ubundi wowe wagirinze kujya gufata umwana nta mugore ugira, si wari unaniwe gushaka aho kapfu n'umuheto we. Iyo uvuga bakagushakira bakamukubita amato bakagira bate bakamukubita icyuhagiro bakaye nukuvuga ngo mu yandi magambo hari ibibazo turimo kurwana nabyo leta ishobora kwisanga irwana nabyo byanayibereye ingutu, kandi nanone ariyo yabyiteye ku rundi ruhande itabizi. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro, abatari amahoro namwe mwihangane. Rutanga rw'amaboko murakomeye cyane, Imana nkuru y'igihugu. Imana y'u Rwanda ihorana nawe. Turaho. Turatera icumu. Yego. Turarasuruti. Turaterekera abakurambere bacu. Umuterekero ukatwerera. Akotsi kagatama neza mu bicumbi. Ndiye cyatuma tudashima Imana y'u Rwanda. Ihorana nawe. Uracya bukira. Imana y'u Rwanda ihorana namwe bene Imana badukurikiye. Abakurikiye Primo TV. U Rwanda rureyutse none hararutejo. Niki cyatuma tudashimira Imana y'u Rwanda. Yego. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku gukemura ibibazo biri mu muryango nyarwanda ariko hisunzwe umuco. Tujya tubona inkiko tukabona amategeko tukabona abahanwa baguye mu byaha n'ibindi, ariko ku rundi ruhande tukumva ngo gereza ziruzuye. Nta bundi buryo abantu bisunze umuco bajya bakeramuramo ibibazo, aho kugira ngo umuntu abere igihugu umuzigo kimutangaho amafaranga ari muri gereza, uwo muriro, amazi, amashanyarazi, abacunga gereza n'iki, ibibazo bigakemuka hisunzwe umuco, abantu bagasubira ku isoko. Banze vuge ko nyine no kugira ngo abantu barinde bajya mu bituma bajya muri gereza, nabyo no guta umuco. Erega umuco turawukeneye mu bintu byose. Iyo udafite umuco ahubwo ibintu birakudogerana. Nta kintu na kimwe ushobora kugeraho ngo ushingishwe intege udashingiye ku muco. Kubera iki? Kuko umuco ari wo shingiro ry'ibishinze intege ibyo ari byo byose. Ubwo icyambere abo bagira ibituma bagomba kujyanwa mu magereza nuko barenze ku mategeko. Burya mu mategeko, amategeko ayanditse ayatwiga mu mashuri mbere y'uko aza, abanyarwanda bafite itegeko riruta yandi. Nkubwira iryo ari ryo itegeko ry'umutima. Ni nayo mpamvu mu kinyarwanda nta rindi sengesho tugira atari isengesho rikuru risaba umutima gusa. Tugira amasengesho abiri: isengesho ryo gusabira igihugu, hakaba n'isengesho ryo gusaba umutima ryasabirwaga hariya ku musozi wa Kigali. Buriya nuko iki kivuna muheto cy'icyorezo cyaje, ariko abakurikira Imana nkuru y'u Rwanda, mwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, twe twamaze kubabwira ngo tuzazamukana umusozi wa Kigali twambaye izi mpuzu, twirabyivu kuko abantu barahonnye, twapfushije duhagaritse, tujye ku musozi wa Kigali. Niyo ngoro, niwo musozi wambarizwagaho Imana, abantu batagira ikindi bayisaba cyaretse ikintu kimwe gusa: umutima. Umwami n'umutsobe mukuru bagapfukama, niwe munyamigenzo, bagapfukama ku musozi wa Kigali bakarambura amaboko. Horana Imana Kigali. Mana y'u Rwanda twaje kwenda imitima, ngo u Rwanda rugira umutima, inka zigira umutima, ingabo zigira umutima, ingoma, abantu n'ibintu. Bivuze muri iyo ncamake kugira ngo abantu babyumve neza, ariko ubundi iryo sengesho hari igihe tuzarisenga abantu babyumve neza. Bagira umutima cyonyine gusa, kandi n'ijambo tugira umutima. Ubusa abantu bafite umutima. Iyo urebye ibyo abantu bafungirwa, yafasha abana ku ngufu, ufata umwana ku ngufu, wowe ibyo bintu bibaho, ibintu by'u Rwanda no kubura umutima. Yafashe inyamaswa, inkokora, inkoko, izubundi inkoko umuntu ayifataye. Amva neze by'abasazi by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko hasigaye hariho n'ibisazi birenze ibindi.
kubera gutagobwa umuco. Wagira ngo se umuntu ajya kugera kuri urwo rwego wari we aba ariho atariho, aba yarapfuye ahagaze, ntumva ko ari umuco wamaze kubura muri we. Abagiriye abandi urugomo, abagabo n'abagore bakubitanye udufuni, uravuga ibibazo byo mu muryango. Uyu munsi wa none niba hari ikintu kigeramiwe ku mugani w'abarundi, soje abarundi bakunda kudukurikira, kuko burya abarundi n'abanyarwanda ni bamwe, n'umuco umwe. Iyo nigisha ngakunda kugaruka ku banyarwanda, ntimukagira ngo ni abanyarwanda gusa, abarundi n'abanyarwanda ni bamwe. Bati uyu muntu arageramiwe, niba hari ikintu kigeramiwe, niba hari ikintu gifite ibibazo, kandi ari cyo shingiro nanone ry'iterambere no kwiyubaka kurambye, n'umuryango. Aho umuryango wanahindutse ikindi, umuryango nawo ukitwa ngo ni uw'umugabo n'umugore n'abana, ntabwo bari umuryango nawo, barabyishe. Ubutware bushinzwe umuryango bwarabyishe. Ubwo rero ujya kushinga ikintu wamaze kugisenya wowe. Ubwo rero nanjye rutanga rw'amaboko nzavuga ngo umuryango wa rutanga rw'amaboko ntubaho, keretse urutanga rw'amaboko sogokuruza, rwo ni umuryango. Twebwe tugira ingo, urugo rwo kwa kari n'ijabo, rwo kwa icyo kintu gikosoke, kuko iyo bibaye bityo ugafata ishami ukarigita igiti, ubwo burimo gutandukanya ishami n'igiti. Iyo ufashe igiti ukagitandukanya n'ishami, ukavuga ngo kimwe n'ikindi, uba hatangiye kubyica, uba hatangiye gucurika ibintu. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore n'abana baremye urugo, nabo si bo barurema, bararuremerwa, barubakirwa. Kuva nubatse, wubatse utese uzi kubaka, bakubakira ahubwo. Kuva nasaba, usaba se uzi gusaba, urasaba se utagera utanahinguka. Ni umuryango usaba undi kuva bagusabira, ariko rero murabyica mukajyayo, mugiye kumara iki ko atari mwe musaba. Mwarabibonye igihe twakoraga ubukwe, ntibavuga gukora ubukwe, nanjye narindi ndagiye gucyuza ubukwe. Igihe twacyuzaga ubukwe mu nzira y'ubuzima bushingiye ku muco, nta mpamvu ituma umusore ajya kwa sebukwe mu gusaba ko atisabira se. Hagenda umubyeyi ujya gusaba undi mubyeyi, nabwo byarabanje kubazwa Imana. Ubwo abantu barimo baririnda ingorane zizavuka mu muryango. Wumvisha ko n'umuryango wabanjije kubarizwa Imana kuraguza. Noneho ngo Imana yabyereza indagu zeze, uriya muryango turawereje, kuko bereza n'umuntu, ntago bereza umuryango, ntago bereza umuntu. Ariko rero ubu umusore arakubwira ati ateye neza, afite ikimero cyiza. Ikimero cyiza rero ntikizatentebuka, afite amannyo. Umuntu ajya kureba akareba ikibuno, akareba amannyo, ejo se nazinga inkuba z'inyo bizagenda bite? Umukobwa afite imodoka nziza, nabonye afite ikinyamakuru kuri YouTube kinjiza amafaranga menshi, ubu bigezweho. Nabonye afite telefone nziza. Ibyo ntibizahoraho, bizarangira. Ntuza yabo ntibayifunze, ya primo yawe ya mbere. Uwaje akurikiye byose ubwo ntiyajyanye nabyo, azaba acyubatse se? Abantu barimo barakurikira ibitarebwa, bikarangira rero niba ari wa mugabo washatse umugore yamukurikiyeho ikimero, ejo kirahindutse. Ko buryo uko umuntu agenda akura arahinduka, ariko umutima we ntuhinduka, ahubwo umutima urushaho kwaguka, urushaho gukura. Ndetse uko urushaho gukunda umutima rero ni kurushaho gukunda nyirawo. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ngo akungo gakuze niko karyoshye ibyo kurya. Ubu rero ibyungo bikuze barabijugunya, bagateka mu masafuriya bomborekana, udusafuriya dutoya, ndetse mu masorori da. Abantu basigaye bateka no mu dusorori dutoya, ntawe ugishaka kujya inkono ngo itinda gufata umuriro de, inkono y'ibumba. Ariko izo ngizo nizo ziwubika nanone, nizo ushyiramo ibiryo bugacya bitahagaze. Akungwa gakuze. Noneho kuko batubakiye kuri ibyo, ejo bagasanga ibyo bakurikiye n'ibishashagirana, ariko bitari zahabu. Bagasanga bakurikiye ibintu bitumurwa n'umuyaga, bakabibura. Bwa bukungu basanze nabwo budashinze imizi, bukitera amababa, bukaguruka. Niko di. Jya mu nkiko urebe imanza zihari za gatanya, ziri ku binshuro nyinshi cyane, zirimo ziragenda ziyongera. Tugize kuba turi mu nama imwe tuganira kuri ibyo ngibyo mu rwego rw'umuco n'umuryango, bavuga bati gatanya zirimo ziri kuba n'ubu ntizahagaze. Ibyaha birimo gukorwa bishingiye mu miryango,
birimo kwiyongeraho kugabanuka kandi ahubwo mu muryango ariho byakabaye bikemurirwa. Kubera iki? Kuko abantu bubaka imiryango idashingiye ku muco. Nuko muri usyo rero ukomena ingasire. Ejo bundi nibwo twarimo tuganira n'abanyamakuru. Reka tubanze twige kubaka imiryango ishingiye ku muco. Yego. Twarimo tuganira n'abanyamakuru bagenzi banjye turimo twibaza ku bijyanye na Ndimbati. Bamwe bavuga bati ntiyarakwiye kuba afunze akaba ahabwa igihano nsimbura gifungo. Abandi bati yarakwiye kuba afunze kuko ibyo yakoze yarengereye amategeko. Ariko ukibaza buriya kumufunga abana yagaburiraga business yari afite yishyuraga imisoro muri leta, hanyuma ukamukura n'iruhande rw'ababyeyi be yafashaga n'abandi babana bakaba bagiye mu muhanda, ikibazo kikaba kiriyongereye. Byo bishingiye ku biramutse bishingiye ku muco hari icyo byatanga cyangwa ahubwo se we araho agera ku ubu ngubu ibye bimeze bite? Yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. No kuvuga ko biracyari habisi rero nta nuramenya ikizavamo. Wenda tugira umugisha bizagarukire hafi. Ariko na mbere niba koko ibyamubayeho ibyo bamurega ari byo kujya kubikora ni kwa gutakobwa umuco. Umuntu w'umuco w'umutima, umutima wonyine umubwiriza kutajya gukora ibyo ngibyo. Ntubona ko ari umuhanzi cyambere ubundi kugira ngo ube umuhanzi uhanga n'ibihangano bitareremba bizashinga intege bikambukiranya n'ibinyejana. Imyaka n'imyaniko nuzavikana arangiye gasanga ubukombe bukiziritse ku miganda y'inzu no gushingira ku muco. Uwo muco rero ntago wawushingiraho nawe ubwawe utawushinzemo imizi. Buriya kujya gutakobwa ashobora no kuba yari afite uwo muco afite n'uwo mutima, ariko kutagira imigenzo imuha uko agenza buri munsi bikamuha imigendere mibi agatakobwa akanyerera. Icyo gihe rero ntitwamurimiraho ibisinde kubera yuko ugenda ashobora no gusitara. Iyo asitaye mu muco, iki kintu ndakivuga nisegura kubera ko ubundi naye narabwiye itangazamakuru igihe ibintu biri mu manza biri mu nkiko ntabwo ubundi byakabaye biganirwaho, kubera ko abantu babiganiraho mu marangamutima atandukanye, ugasanga byangije ari inzira z'ubugenzacyaha kuba ari mu bugenzacyaha, ari inzira z'ubutabera, ugasanga se abantu bwabo bagiye kuba abacamanza kandi hari ubucamanza bwabitorewe bwabyigiye bwagize gute bwabishyiriweho. Ibyo byakabaye kuri rutanga rw'amaboko. Ndumva atari nawo mujyo tugiye kuganiramo, keretse wenda ko ushobora kuba byari bikujemo gutyo ukabona nk'urugero hafi aho ngaho. Ariko abadukurikiye bumve ko ntabwo turimo kuganira ku kintu cy'umuntu runaka nko kuri uwo mwene Imana nawe waruvuze, kandi Imana y'u Rwanda izamufashe yishyuke. Niba koko yarabikoze ibyo azahonoke, kuko ubundi umugabo ugwa hejuru yaguye, umuntu ugwa hejuru yaguye aba ari igihone. Ntahone rero niba yaranahonnye ahonoke. Hanyuma ku rundi ruhande nanone niba arengana, Imana y'u Rwanda imufashe n'abazimu bacu batazima azarenganurwe, kuko nanone hari igihe muri izi manza usanga utsindiwemo kandi warufite n'ukuri, nabyo birashoboka. Ariko noneho ku cyo warubajije atari no kuri we ahubwo tubivuge muri rusange, kuko sinshaka ko ikiganiro cyacu kumwigisha ubuzima bushingiye ku muco w'Imana umushakashatsi byajya kuba ku muntu runaka. Ibyo ntabwo ari uruharo rwacu. Ariko ibyamubayeho byaba no ku bandi, biri no ku bandi benshi. Icyambere nakubwiye ko ibituma abantu bagwa muri ibyo byaha, ayo makosa, nuko batakobwe wa muco, nuko bataye wa mutima w'u Rwanda utubwira erega n'umuntu ajya kujya muri ibyo wenda ngo ubu abonwa n'uhagaze, ariko atari n'ibyo byuhagaze ukubona hari itegeko ry'umutima rivuga ritari ko rutanga rw'amaboko kandi rwose ibi bintu giyemo ntabwo rwose bikwiye biki n'ibiki, inkomanga ku mutima. Ijwi ry'umutima rikubwira burya n'Imana ibivugira muri wowe. Erega burya abanyarwanda gusaba umutima nuko ari bwo buturo bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yacu nayo yitwa Imana y'u Rwanda. I Rwanda haba havugwa ni mutima. Ibyo yankoreye si ibintu by'u Rwanda, ni ukuvuga ko atari ibintu by'umuntu ufite umutima, by'umuntu ufite Imana muri we. Uriya muntu si umuntu w'u Rwanda. Ibyabaye mu Rwanda si ibintu by'u Rwanda, yewe si ibyo kuvugwa amagambo yashize ivuga. Tuvuge wenda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu barabyibuka, ni amateka ashishana. Ariko runakuriye
n'Imana y'u Rwanda yigendera, Imana zamwaritse ku mutima. Batari kwa Abanyarwanda mugira ibigirwama, Imana mwagiye musenga Imana imwe rukumbi, yaba niba Imana ari nziza yaba twagiraga nyinshi, ubwo baba bavuga Imana nk'imico yayo, imyitwarire yayo, imitekerereze yayo, imyumvire, nibyo baba bavuga ngo Imana zamwaritse ku mutima. Abantu bize linguistics cyangwa zibiyanye n'ubusesengura ndimi, icengera ndimi, ibyo barabyumva neza. Ntabwo uvuze ko Imana ziba nyinshi, ariko imico y'Imana yo ni myinshi bitewe n'ibintu. Noneho bati ni Imana y'u Rwanda. Y'u Rwanda rero haba havugwa n'umutima. Buryo kugira ngo umuntu ajye kugwa muri ibyo ngibyo bimujyana aho ngaho, nuko yatakobwe wa mutima, yanze kumvira umutima, yanze umuhanano. Ariko rero hari icyo nanone umuco uteganya. Twebwe twigisha iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Aya mategeko dufite, izi manza uko ziburanwa, ibiki nubireba urasanga nyine ari ibintu byitwa mpuzamahanga. Ariko reka turebe kugira ngo ubundi ikintu cyitwe mpuzamahanga tubizemo mu rwego rw'abashakashatsi. Kugira ngo ikintu cyitwe mpuzamahanga nuko hari ishyanga rimwe, abiri, angahe rirenze rimwe yahuye agahuriza ku kintu, twe tukazana ibi, namwe mukazana ibi, n'abari bakazana ibi, baturukije mu mico yabo, mu myumvire yabo, muki tukabihuza tugakuramo ikintu kimwe. None se niko byagenze, yaba kuri umunyamakuru cyangwa n'abadukurikiye. Kugira ngo aya mategeko yitwa mpuzamahanga ze, kugira ngo izi politike zitwa mpuzamahanga zize, ntabwo ari uko ari mpuzamahanga, ahubwo nuko ari amahanga yamize andi. Amahanga, ishyanga runaka ryitwa ko rikomeye kuruta ayandi, ryarushije andi igitugu, ryishyize imbere nk'akaguru kambaye ubusa, ryamenye gucinyiza andi binyuze mu ihonyamuco n'ihonyantekerezo, ihonyanga amateka, icinyiza muco. Noneho ibyawe bikabicu, bikaba ibintu bitagifite icyo bivuze, bikaba ibintu bidateye imbere, bidashobora gukoreshwa ibihe bigeze. Abantu barambwira baterega rutanga rw'amaboko, ibyo ntabwo ari aho ibihe bigeze. Aho ibihe bigeze turahabona, naho ariko namwe bibagejeje turahabona di. Ibyo byose se turimo gutaka, sibyo mwita iterambere, ngo ingaruka z'iterambere. Ninde bababwiye ko iterambere rigira ingaruka ze? Uko duteye imbere ahubwo twakabaye tutagira ingaruka. Numva ko gutera imbere ari ikintu cyiza. None se ingaruka zijemo zite? Ariko uzasanga abo bantu ari ibihone barakubwira ngo ingaruka z'iterambere. Ingaruka z'iterambere ntago zibaho, ngo ni indwara zituruka ku iterambere. Umubyibuho ukabije, ukaba indwara zituruka ku iterambere. Ntabwo ari byo, ntabwo wateye imbere, ahubwo wararindagiye, urakoyora, utamira udatonoye, bizakugwa nabi rero mu nda. None se sibwo uzafufumanga bikaguteza ingorane. Ayo mategeko rero, izo politike urasanga zaragiyeho n'ubundi zishyizweho n'aya mahanga. Ubuka rero Paul wa kabiri igihe yoherezaga abamisiyoneri ba mbere bari baje inaha muri Afurika, cyane cyane bavugaga Congo Belge, ariko burya n'u Rwanda n'u Burundi n'ibi bihugu byacu nyafurika, cyane cyane n'ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kuko buriya urasanga umuco wacu tuwusangiye ari umwe. Uva mu gihugu kimwe wajya mu kindi ugasanga ni bamwe. Nakoze ubushakashatsi kuri za kirazira n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imigirire n'imyitwarire, ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Muri ibi bihugu bitandukanye nagiye mbonamo ingero zitandukanye zihuye n'ibyo natwe tuziririza. Nk'urugero, ureba mu Bagande, twe tugiriye kirazira, mu Bagande bagira ekizira. Urumva n'indimi bimeze kimwe. Hamwe ushanga inyuguti ari imwe yahindutse, hamwe bakabanza inyuguti ahandi ntibagire. Izi langue bantu, izi ndimi z'Abanyafurika zimeze kimwe. Rero arababwira ati twumvikane, banyakubahwa abamisiyoneri mugiye muri Afurika, ntabwo mugiye kubigisha Imana kuko barayizi. Ntimugiye kubigisha ngo ntugazambane, ntukibe, ntukigira gute, ntukice mugenzi wawe, kuko ntibabigira. Ikimenyimenyi uwitwa Yireri yari yavuye hano mu Rwanda, agenda atanga raporo iyo ngiyi iwabo, arababwira ati Abanyarwanda ni abantu bashyize hamwe, ni abantu bagize gute, ariko none igihebuje ibindi uko bakunda Imana biruta uko bayitinya. Iyo abantu bakunda ntabwo babagira, kuko ntabwo babagira, nta no gushikagurika, nta byaha bagira. Ibyaha buryo biva mu kutagira umutima hamwe, gushikagurika, ikikango, kubujahagurika. Noneho rero ahubwo ikibajyanyeyo ni ugutegura imitima yabo mu buryo bworohereza politike zacu.
ndagira ngo abantu basobanukirwe neza yuko imyemerere ariyo saso ya politike nziza cyangwa mbi. Imyemerere nibyo bintu nanone bituma umuntu yiyumva uko yiyumva, agatekereza uko atekereza, akagira n'imyitwarire nk'iyagira. Ariko nanone iyo myemerere iva mu mico y'abantu. Iyo ufashe umuntu wizeraga mu muco we ukamuzanira indi myizerere itari yo mu muco we, kandi umuntu ari umuco we arinda atandukanywa n'umuco we, uwo muntu umuhinduye icyo ntazi, kuko ntashobora kuba bya bindi wamushyizemo. Impamvu uzasanga tugwije abantu benshi mu madini. Buriya na jenoside ijya kuba abarenga 95% abakirisitu, bari abantu babatijwe, barakomezwa, bahabwa amasakaramentu, bagiye ku ifunguro ryera, babyarana abana muri batisimu, bagira bati tukibyarana mu mandwa se byo byarigeze biba yuko mu mandwa hari ikizira. Rero umuntu mukuye hashinze imizi, ifatiye ikimera ugikuraho cyari cyaramereye mu butaka bwacyo, ugenda ugishyire mu bundi butaka budahuye na kamere yacyo, kizashinga intege se no kuma kizuma. Kuki se muri mu gushakira ibintu mu bantu batakigira aho bavoma? Urimo kumva ikibazo? Hanyuma ku rundi ruhande, ibyo byaremyemo abantu indi politike itari yabo. Muri politike yacu ubundi y'umuco wacu, tuvuge turamutse twubatse politike ishingiye ku muco wacu, harimo magirirane. Muri magirirane rero icyambere abantu bazi ko nta muntu udakosa. Icyo kukivuga bikaba bitari ugushyigikira ko abantu bakosa, kuko babanje gusobanura yuko gukosa ari ubuhone. Nta wabikunda rero, ariko kuko bazi uko umuntu ameze bakavuga bati uko byagenda kose umuntu aratsikira. Yetsikiye bigenda bite? Uvuga ngo wawa cyangwa haboneka ubwungu no kunga naho biva. Sinaho se twakuye n'ubwunzi abunzi nk'ibyo n'iterambere rishingiye ku muco. Ariko sabunzi bari ku ruhe rwego? Bafite agaciro ki? Bafite agaciro ki? Ntabwo uzasanga abunzi nubo tubafite ku rwego rw'igihugu, ariko ari bya bintu biri aho ngaho bisa n'ibikora ariko bidakora. Icyo ni kibazo. Muri ya magirirane niho dushobora kubona nk'ikintu nka gacaca. Gacaca yewe ari je wakosherejwe, ari nawe wankoshereje, twese tuva ku ntebe tukaza tukicara hasi. Nta muto nta mukuru. Noneho igikuru muri twebwe ni rwa rutugu, nicyo rwa rutugu rudashobora gukura ngo rusumbe, ngo rutugu ntirukura ngo rushumbe ijosi. Ijosi rero kuko ariho urutugu rushinze, ni umubyeyi watubyaye twese, ni umuco, nicyo gikuru. Niwo twicaje aha mu gacaca ku muce, kugira ngo n'amagambo acike, ace, guca apfe. Amagambo nukugiye acoca arapfa, aca guca ngo yewe yaciye yapfuye. Wabyumvise? Kuko ibyo byabaye habamo amagambo menshi, habamo intonganya, habamo imvururu. Ni mwicara aho muce. Urumva na filozofi irimo? Nize filozofi ndanayigisha. Ubwo se icyo ntitugitakaje? Ariko muzi yuko ku rundi ruhande nicyo cyadukoreye umuti. Reka mvuge muri iyi mvugo kugira ngo n'urubyiruko ruhite rubikunda. Nicyo cyadukoreye umuti igihe indi miti yananiriwe. Nicyo cyatuvugutiye. Reka tujye mu bupfumu noneho. Nicyo cyatuvugutiye umuti. Nicyo cyaduhamuriye aho ibindi byose byamaze guhukwa, nta muntu ugishoboye, n'ibyo byitwa mpuzamahanga bidashoboka. U Rwanda rurabikora. Muravuga muti n'ibindi amahanga ntashaka ko tubikora. Zamatse ibihugu zizatumena umutwe, zizadufungira ibi n'ibi. Ibya mbere se byo twabikoze babishaka. Erega burya nicyo gituma n'igihugu kigenga. Gitangira batabikunda. Ariko gukomeza guhadiriza ugashyiramo imbaraga ukaba ugomba kubaho. Reka nkubwire, iyo tubayeho ubuzima bushingiye ku muco tumera nk'ibinyabuzima, ibimera. Nushaka kureba uko ibimera bibaho, uzazamuke hariya Ishyorongi, uzabona inturusu zameze mu mabuye. Ntujye uzibona hajya ku muhanda zishinzemo imizi kandi zikomeye, ivamo zite zigaturitsa hagati y'ibuye n'irindi, zikazakomeza imizi zigashingishwa intege.
nuko rero umuntu ushingiye ku muco na politiki ishingiye ku muco nayo imera, igira ibibazo, uruhare rw'ibibazo byinshi, ariko ikanga ikamera. Urugero rero ku byo warumbajije, nk'ubwo muri Gacaca, urabona nka Gacaca ni inyamateka akomeye, tubaze tubisobanure. Gacaca ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi uko yabaye si ibintu by'u Rwanda, ni amahano yagwiriye igihugu, ni ibintu utabona icyo usobanura, uko bisobanura. Kugira ngo umuvandimwe yice umuvandimwe, umubyeyi yice umwana we, umwana yice umubyeyi, umugabo yice umugore, umugore yice umugabo bashakanye, umuturanyi yice umuturanyi, kandi umuturanyi yari umuzimyamuriro. Ni ibintu bidasobanutse mu mateka y'u Rwanda, ariko byarabaye. Kugira ngo nabwo tubibonere igisobanuro, hari icyo twita diagnosis cyangwa gusuzuma, kubasha gusuzuma ikintu ukavuga ngo indwara ni iyi mu kiganga, buryo wabigezeho babashije no kuvura. Icyabiteye rero ngewe naragisuzumye, narakibonye mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu. Ubushakashatsi twakoze twasanze yuko mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu yabanje gukorerwa umuco mu bantu. Havaho za kirazira, havaho bwa buryo bw'abantu bwo kubanisha abantu n'abandi, uburyo bwo gukemura ibibazo hagati y'abantu n'abandi, uburyo bwo kugeza imyemerere yabo, imyumvire yabo, imyitwarire yabo n'imigirire, rero birangira ibaye iyindi. Hanyuma bakora ibyo ntazi kuko nabo babaye ibyo ntazi, bakora iby'ubuhone kuko nabo bahone, ibindi rero birananirana. Mu gihe tutarabona igisubizo, ibyagiye bibamo nabyo si iby'u Rwanda, ariko kandi byabaga bifite ishingiro. Hari abari mu gihugu, hari abaturutse iyo ngiyo bari baranahejejweyo, baraza ariko hari imiryango yabo yari yasigaye, barapfuye barashize. Umuntu arabaza atabange bari hehe, ntawe umusubiza, ntawe ugira ate, afite umujinya, ndi inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ako gahinda agomba kugira uwo agatura no guhora. Kandi burya mu mico yose bibaho, batazana kubwira ngo ntabwo ngo nuko amategeko atabi, ahubwo umuco uvuga yuko umuryango utagira uwuhorera uhora. Ubwo se abantu bajya guhora banezerewe noneho batagira kivugira. Mbese guhora hari igihe byabaga ngombwa kugira ngo bibe nk'akabonerezo, ariko itegeko ryo guhora ni umwami waritangaga. Nanone wabyumvise ko nabyo bifite amategeko, ntabwo ari ukwikora ngo ugende uvuga ngo nagirane. Imana y'u Rwanda ishimwe rero kuko umwami twagize mu gihe cya Repubulika ni umukuru w'igihugu icyo gihe, ni nawe mukuru w'ingabo, ubu niwe mukuru w'igihugu cyacu. Yabwiye ati Gasopo muramenye, nabwiye yarabyivugiye ejo bundi, mufite imbunda ariko ntabwo ari izo gupfa kurasa, nimwihangane turebe ko twatwaza. Ariko hagati aho ntihashoboraga kubura abo byaca muri humye bakagira bate, kuko umuntu ni umuntu. Niho bamwe bashobora kwinjira bati double genocide n'ibiki n'ibiki. Ntabwo ariko bimeze. Ibyo nutazi by'imitekerereze n'imyumvire y'umuntu uko iteye, turenze umwe agasozi kose gateraniye aho ngaho muri Gacaca. Niyo mwabeshya mukagira mute, mukagerekaho umuntu ibinyoma mukagira mute. N'uyu munsi wa none urabona ko hari abantu bafungurwa bari barakatiwe nk'imyaka n'imyaniko cyangwa burundu muri Gacaca, ukaje kubona ukabona yagizwe umwere. Ntabwo bizi si Gacaca yabirengeye, hari ubundi butabera bwajyaga kuhitambika. Ikimbabaza rero nuko iyo Gacaca isigaye yigwa nk'amateka ikaba itarakomeje. Nicyo kintu kimbabaza nk'imandwa nkuru y'u Rwanda. Njyewe nakwishimiye yuko iyi Gacaca twigeze no kubiganiraho tutaraza kuri iyi kamera, kuko mba nkwiye kubabaza nti turaganira ibiki, turabiha uwuhe murongo se, niki dukuramo cyubaka u Rwanda, kuko ntabwo dushobora gupfa kuvuga ibintu hano gusa bitari bugira icyo bimarira abantu, bitari bugira icyo bimarira igihugu ngo tugiraho tuva naho tugana. Buriya ahubwo nk'umushakashatsi mu buryo bushingiye ku muco no kwigisha iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco, kuko iki kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mwadusanzemo nacyo cyatangijwe aricyo kigamije kwigisha abantu iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Buriya ahubwo nyuma yuko tumaze kubona ko ibyo bikora mu rwego rw'ibyo twita ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa, recherche action mu gifaransa, action research, ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa. Urumva igikorwa cyari cy'ubucamanza mu mvururu n'ibibazo bituruka kuri Gacaca, nako bituruka ku mahano yabaye ya jenoside yakorewe abatutsi, twabiburiye igisubizo. Noneho rero hari ibyo dukoresheje dushingiye ku muco wacu birakunda, bikemuye n'ikibazo kiruta ibindi twigeze tugira mu nzego z'ubucamanza n'ubutabera.
kuki tutagikoresha ahubwo no kubyoroshye kuruta ibyo ngibyo? Kandi bisanzwe bikora. Iyo umuntu yakwibye igitoki, dusubire hari iwacu aho tuvuka mu nce zitandukanye z'igihugu, na mbere yuko abantu bisanga hano i Kigali, noneho umuntu akakwiba igitoki, akwibye igitoki ntabwo ushoka mu kubita imihino ugira gute, ushobora no kubikora kubwa kababaro, ariko abantu batisubya bigenze biti ko twumva ibintu bisahinda aho habaye iki? Ni musubye, ni muwe muretse. Ese ubundi wowe ngo nuko yakwibye igitoki, hanyuma kwibye igitoki se ukaza uhondagura byo kwica? Mureke tubanze turebe. Muceceke. Amagambo agacaca wabyumvise, kwicara ku gacaca ku umuce wa musambi, umuce nuko kugira ngo ibyo bicike. Ariko ubwo murimo kumva imboneza bitekerezo twatakaje, aho twagiriye ku ntebe rero twizamuje n'intugu, tugira ngo urutugu rurasumba ijosi, kandi ntibishoboka. None wowe bigenze bite? Wagiye kwiba igitoki cya runaka, byagenze bite? Wenda bakaba banamenyera ko uwo muntu yagiye kwiba kubera yasumbirijwe n'inzara, wenda bakaba banamenyera ko byagenze bityo kubera ko byagenze bityo, bakaba banamuremera. Uzi ko bashobora no kuremera umuntu kandi yari yagiye kwiba muri gacaca, ibyo bibaho. None se ku rundi ruhande, uyu yibira ingeso turamuzi twese, ni mu mwikoreza ibitoki. Ntabwo wajya kubibona mu cyaro umuntu bamwikoreje isake cyangwa ihene ibaze, akazengurukana inyama zayo, akasozi kose kakamwota, isi yose kamumenya ko ari umujura ruharwa. Nagira n'uwo yiba ntihazagira utaka, ntihazagira ate, tutarari ko cyabaye, abantu bakabimenya. Ubu rero aya mategeko yazakubwira ati ibyo ni ugukoza, ni urukoza soni, bagukatire. Kandi ahubwo nibyo byahaga abantu akabonerezo ko kuvuga ngo ejo umuntu atazongera, n'undi atazongera. Kandi byari bibi kuko n'ubundi umuntu bari basanzwe bamuzi ko ari umujura, ariko noneho n'umwana uvuka n'abana be nabo babimenye, ejo niba bagomba no kwitandukanya n'ikibi bakitandukanyeho nacyo. Ibyo se byari bitwaye iki? Ubwo se nibwo twungutse cyangwa nibwo twagize ibibazo? Rero muri nk'ubu icyajyaga kunezeza nuko dushingiye ku musaruro twabonye wa gacaca, n'amahanga akabaza kuyigiraho, uretse ko burya atayigiraho ngo agenda yikoresha, ahubwo nuko tugeta gusa bagenda batwinjira ngo ejo bazabona uko badusenya n'abatindi babi. Noneho ahubwo hakabaye hubakwa inzego za gacaca kuva ku rwego rw'umudugudu, niba ari wo mutoya, reka duhere no mu isibo, urumva, hakabamo abacamanza ku rwego rwa gacaca, kuko ibibazo bizahoraho bikagera no ku rwego rw'igihugu. Kandi reka nkubwire, ngende umunyamihango n'umunyamigenzo, muzambwira muti ibyo bintu ntacyo bimaze, ariko utagira imihango, ndabivuga nk'umushakashatsi, ntagira ibyahanga. Ngo bizamara iki? Ntashobora no guhanga muri byamuhangaye. Nutagira imigenzo ntagira uko agenza. Ikibazo mumbaza uko migenza kandi mwararitse imigenzo, muzagenza mutese kandi bibagenza ari uruhuri. Inama mbagira so ngo muzumve, nyamara namwe ubwanyu mwabonye ko arizo zikora. Iyo mugerageje gatoya niho murabibona. Kuri ako gatoya twagerageje ari Imana nye byonyine ikabizana mu bayobozi bacu bigakora, kuko biriya ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu we. Abantu bose barababaye, abatababaye babaye ibihamuke, baracamo. Ninde wo kugira undi nama kugira ngo azagera kuri icyo kintu cyo kumuzi? Havuga atari kuwagerageza gacaca tukareba. Bantu babikoze birakunda, baracagagurana, barabeshyerana, burya nabyo byabayemo. Abagira batabagerekaho abandi ibindi ntacyo, ariko byibuze ubitswa ahantu ntago wishwe, ntawe ukubise iki, ntawe ukurashe, ntawe ugize ate, ubayeho ejo n'ejo bundi ibihe bizaba biha ibindi. Ubu se ntihacya? Abanyarwanda ntibongeye kubana. Ninde watekereza ko abahutu n'abatutsi bakongera kubana, bagaturana, bagashyingiranwa, bakagira gute, bakaba mu gihugu kimwe? Uzi ko kuri izo ngoma zabanje bashoboraga no kuvuga bati abahutu baturaha, abatutsi baturaha, nicyo kizakemura ikibazo? Ntabwo ujye ubyumva ko byabayeho. Urwo se nirwo rwari u Rwanda. Ariko gacaca iraza ibu butabera ariko bununga. Mukunga rero buri wese agira icyo atakaza, ariko akagira n'icyo abona. Ariko bya bintu bigacika, amagambo y'urucantege gashira,
ibi byagushotorana bigashira, igihugu kikaba kibonye agahenge, ejo kikiyubaka kikajya mbere. Ubwo rero wajyaga gushyiraho, urambaza icyajyaga gukorwa, wajyaga gushyiraho izo, ubwo tubonye ko bikora, ahubwo bikagera no ku rwego rw'igihugu, ndetse no mu masomo y'abacamanza bacu n'abiga amategeko akazamo isomo rya gacaca. Ubu se ririmo? Niba ririmo uzasanga n'umwarimu uryigisha ntabwo ari isomo cyakoze, hashobora kuzamo nk'ingingo nk'izo, nka bya bindi ubutware bw'uburezi Mineduc bakubwira bati twagiye tugira ibijyanye n'ibishingiye ku muco wacu, ariko ntibabishingiraho, babicaho, bavuga mu gifaransa ngo ensurvola, bigendera bihitira. Reka wenda dore ndabona hasigaye iminota mikeya, reka tuvuge nko ku rugero rwa gacaca. Nta soni uri umunyarwanda wigisha abanyarwanda uzaho gacaca yakuye abantu ngo tubivugeho mu minota mikeya isigaye, ahubwo nibyo wakabaye wigisha gusa. Hanyuma uzi ubwenge n'ibindi, ubundi bindi bazi gusoma, bazi icyongereza byanditsemo, bazi igifaransa biri, bohereze mu masomero babisome, ubaha imikoro, ahubwo baze babigereranye na ya gacaca. Niba bigereranye bazakubwira ko ibiruta. Enfe sinje se nk'aba bashakashatsi siko tuvuga se muri bya birime batwigishamo. Bityo rero therefore mu cyongereza, bityo rero dusanze ko gacaca ariyo iruta bya bindi, none aba ariyo ngo bazafata uwo mwanzuro se. Ngaho n'imandwa ishyizeho akayi, nimutumva muzumvirije ariko ibyo rero nko ku rugero wambazaga, iyo biba icya mbere hari uguhuza uwakosherejwe n'uwakosheje, kuko baburanira aho ngaho bose. Si ubundi barabivugaho iki? Turabona abantu bafungisha abantu, tuvuge n'umugabo n'umugore, ejo akaba ari ujya kuvuga ati nyabuneka rwose ni mu mufungure, kuko ntazibana zidakomanya amahembe, keretse ko zayakomanyije nabi zikageza kure. Wenda hakabamo gukomeretsanya inguma zikomeye, hashobora no kuzamo n'izica, ariko nubwo yanyisha ari uwanjye. Burya ako kantu kagumamo mu muco wacu. Nibwo uzafunga umugabo, umugore ejo akaza kandi ari wowe waje kuririra, akubwira ati rwose atumaze dore turaje kunyake, ukamuboha ati mumujyane rwose bazapfire mu kizapfire. Yagemura kabiri, yabona ko aho yakuraga agemura habuze, kandi ko wa mugabo ari we nubwo yagiraga atya ari we wamufashaga, nimukirakure dore ubundi mwagire kuyato kapfa kukigoragoza, nyamuna nimundekurira umugabo. Ejo akarira yo kwarika, ahubwo kurenza yo yarize avuga ngo nibagenze bati niyo mufumo. Ubwo se ntumva kukemuye ikibazo kimwe ugateza ikindi. Muri gacaca ntabwo bibaho, ko muri gacaca iyo twicaye ku muce byose bibace, atari uko habaye ingeso yo kudahana, ahubwo abantu babicoce. Ariko ubundi disi byaturutse kuki? Ese ubundi wowe warinze kujya gufata umwana nta mugore ugira? Si wari unaniwe gushaka aho kapfu n'umuheto we? Iyo uvuga bakagushakira bakamukubita amato, bakagira bate bakamukubita icyuhagiro, haba nubwo umuryango utejwe abakurambere, abantu bakabuzwa gusinzira nuko bagize igihone cyo mu muryango ntibahonore, bakazajya gushaka ibitambo by'umuterekero bikabagora, ejo bazongera guhona. Ubwo nahuje izo manza zacu mu buryo bushingiye ku muco n'imihango n'imigenzo byagendanaga. Hakaba n'uwo babanaga yuko rwose ibintu bikabije adashobora no kugira ngo azagororoke, bikaba ngombwa yuko acibwa mu bantu. Buriya hari abantu bibwira ngo bari abakobwa bashoboraga gucibwa kubera ko basamye inda z'indaro ngo babaga babahohoteye. Ntabwo ari byo, ahubwo babaga bareba ingaruka bizatera mu bandi, kwirinda ko icyo kintu kizaba kikongera gusubira, reka biba akabonerezo. Ntabwo kandi burya nubireba u Rwanda rugira Imana, rugira n'umutima. Ntabwo babashaga ngo babice, bari baragennye ahantu babacira, bagende babeyo ariko be kwanduza abandi. Hari nk'ahantu ho kugira ngo ugororwe mu buryo bw'umutima, umutima ugukomange, uzasubiza agatima impembero, cyangwa uzagaruke mu bantu ariko warahindutse undi. Ubwo si byari bibi, ariko ubundi mbabaze nkuko namwe mumbaza, ubundi mubona iterambere mwagezeho mutaye umuco wacu aririye?
ubu se ni igiki muvuga ko mwagezeho abantu bari kugeraho badashingiye ku ubwiyongere bw'inda z'imburagihe rwose pe ubwiyongere bw'ubwomanzi yego abagabo n'abagore basubiranamo umunsi ku munsi hanyuma tukaba twarabonye amategeko abikemura batagombye gukubitana amafuni ko bamaranye se mbese umuntu akihandagaza ati nshyizeho itegeko rya gatanya ryo gutanya ndi nandi umugabo n'umugore ko badatana ntabwo abantu bubahira gutana ntabwo iyo option icyo cyanzu ntabwo option iyo cyanzu ntabwo tujya tukigira kivuga ngo mu mategeko yacu ashingiye ku muco reka ubwo naje giye bunatangiye gushyira amategeko ashingiye ku muco ndashaka ko abanyamategeko bacu bashyiraho amategeko ashingiye ku muco je nisi by'ubuzima nsanga ntabwo bimpagije ntibinkwirwamo ntibikora mpaka dusubiye ku gushyiraho ubuzima bushingiye ku muco wacu ubuvuzi bushingiye ku muco wacu kuko bwarakoraga igisigaye nuko tubujyanisha naho igihe kigeze ubuse ntabwo bikora ntabwo bifashije benshi uzabaza abo twavuye kandi byatangiye nabwo mu buryo bw'ubushakashatsi tubikoze tubona birakunda birakemura ibibazo n'uburwayi byayega binanirana indwara zitwa ko zidakira noneho ziravurwa zigakira mwebwe abanyamategeko ariko ubwo mwebwe kwita ko ntimwakebuka akarukara abwirwa n'umuhungu we Manuka babatindi bamujyanye atari ku rw'igikundiro kwita ko ntiwakebuka azamuka azamura rero ikaneti n'icyuma umusirikare w'umuzungu yari afite arakimushikuza kwitako ajye kubitumwa undi aba intahana batatu rero arabica none mwebwe bacamanza ba ese ababigisha wenda mwebwe muri nyiga guhumba umuntu hari abantu burya biga batyo ni nako uburezi bwacu ni nacyo kibazo dufite kwasaba nk'icyana cy'ikijwangajwanga bagashyiramo ariko ubundi ntabwo ariho uburezi bwacu bwari bugeze ahantu buvuga ngo bureke umwana yikoreshe ashakashake wowe umuha imirongo ngenderwaho gusa umucira isibo noneho yinjiremo mu gihe uratangira gutema nawe ubwe abashakashatsi bacu kuri gacaca ntibakebuka abacamanza kubunzi harimo no kunga rero umuntu byagenze gute ikintu byagenze gute ndabihera kuri sogokuru ntabyo nigisha ntarabayemo ibyo ntanyuzemo nk'ubuzima busanzwe nabinyuzemo nk'umushakashatsi sogokuru yari afite inka yitwa Bugondo irangije Bugondo iravunika hakayerera yendaga kubyara ivunikira mu itako igufwa nako mu ivi igufwa rirasohoka igice cyo hepfo gitandukana n'icyo haruguru aba bazi rero bahururana ibyuma ngo bagiye kuyibaga n'imihoro sogokuru ati pole nimugenda murakatsirwa n'agasari inka yanjye bayiki ati ni mumbohera ubutanda turabuboha ubutanda ubu ngubu bakamuriraho bengeraho bakamuriraho igikatsi n'icyo bakoresha mu kwega turabuboha burya ni nka sima yingi bashyiraho abushyiraho arahambira arangije zana ubwungo muhonde byo musekura nuko utangira kunga buriya umuti wa mbere nize nuwo kunga muhawe na nyogokuruza bene inzu mpabuka sogokuru rero atangira kunga arunga yungira inyuma ya cya gitanda igufwa arihura n'irindi Bugondo yarabyaye Bugondo yishwe n'urundi urwo ntirwari rukiyihitanye kunga nicyo bivuze none rero ntabwo abunzi bazaye gukora ku bintu byoroshye cyangwa ngo babeho nk'inzego zitwa ko zihari ariko zidakora tugize abunzi bakabaye bahabwa n'ubushobozi ndetse njye ntabwo nemera biriya bintu byo kuvuga ngo baba bakorana bushake kuko nabyo bishobora guteza ingorane niba umucamanza wabyigiye abihemberwa amafaranga agahirye uburanira umuntu akabihemberwa amafaranga agahirye bikemerwa n'amategeko uyu musaza turabazi iminyangamugayo ku gasozi kandi ko imanza n'ibibazo bihora mu bantu utesheje imirimo ye arimo arakorera urutoki rwe ari mu ikawa buri munsi ngwino yewe kwa runaka akubise undi funi ntuza yebye igitoki ntuza yageze atya dore ya nka kwa ntuza byagenze bitya yamwoneshereje uwo muntu azikorera imirimo ye ate hari n'igihe rero kandi tuvuga ngo insimbura mu byizi kandi byashiriye mu bantu ahubwo bari budogereza ibintu ngo nuko aribo babyigiye bitari bugire icyo bimarira wa muntu ugasanga ahubwo haraza kuzamo na za bitugu kwaha zitari ngombwa kubera ko wazihaye umwanya
waye umuntu gukora imirimo ikomeye ariko ntiwamuha uburyo bwo kuyikora, wamushyize mu ntebe y'abakomeye ariko ntiwamubashisha kubaho nk'abakomeye. Reka burya niyo mpamvu abatwari bajya gushyirwaho bakabanza guhabwa ibintu bibihanangiririza bituma ubundi batakabaye bahirahira bajya gukora ikibi. Niba utagiraga n'inzu yo kubamo, dore amafaranga y'ubukode bw'inzu, imodoka yo kugenda, dore niba wategaga moto utazaza wabizi ibyuyu ukasanga urasebye igihugu uragira gute cyangwa urica amasaha, dore utazavuga ngo yagupfiriyeho baguhishya ndetse bakayihindura itaragira imyaka myinshi ngo hano nagize pane byagenze gute. Utazavuga ngo natwaye insinzirira, oya bakaguha umushoferi bakaguha kugeza no mu biro byawe bakaguha bakungirije bagukorera ibintu byose nduzi ko ari kubigukorera, wowe ukaba umutware wabyo gusa, ukabishyiraho ikimenyetso, ugasinya, ukabyemeza, ukajya inama se, ukagisha inama. Ibyo ubundi abantu bananizwa iki no gukorera ibyiza u Rwanda, ko ntacyo u Rwanda rutahaye abarwo keretse ibyo rudafite. Ariko kuri icyo twavugaga twaratsinzwe, abantu nibakebuke kuko iyo gacaca iba nk'icyo wari uvuze kuri uwo mwene Imana, ariko siwe twaganiriye ahubwo no ku bandi. Cyewe nahita muntu uzabibona kandi no muri iyo mico yindi barabigira, ugasanga yari nk'umuhanzi w'icyamamare ufitiye igihugu akamaro, ufitiye rubanda akamaro, ukavuga bati uzamara igihugu kubura umuhanda kuva aha kugera aha. Uziko nacyo igihano ahubwo kiruta kumushyira hariya umugaburira ibyo atakoze atinjije, kuko nubona umuntu wari igitangarirwa, wari rwamwa, abantu bose bamufata nka ndeberwaho, modeli ndeberwaho, rwamwa, noneho bakamukubuza umuhanda n'urugero kandi ahantu abantu bakunda kunyura, bakamubwira bati imodoka y'ibishingwe nizajya hanyura, ni wowe nimwe muzamuterura biriya bishingwe mubishyiremo. Ubundi yajyaga yirirwa mu mashenete, yirirwa mu ki, mbese yatwitse bimwe bavuga yigize ishyano ryose. Ahubwo icyo si cyo kimugoroye kuruta ibindi. No mu bantu uzongera kwishyira hejuru kandi ariko akoze n'igifitiye igihugu akamaro, nawe kimufitiye umumaro, ariko kuko biramufasha gusubiza agati impembero. Ahandi rero wa mugani nk'uko wabivugaga, umuryango uraharenganira kuko ibyo yawukoreraga ntabagishoboye kubiwukorera, ahubwo umuryango urajya kwikoramo mu bidahari, ujye kumugemurira, ujye kumushakira uburyo bwo kubaho. Ikabutura yanshikiye we nimungurira ikabutura kandi ntiyakoze, wenda ni nawe wari ubashije gukora aho ngaho, gusa turunguka. N'abana bigaga bavuye mu ishuri nibo babaye mayibo hano Nyabugogo. Noneho leta ku rundi ruhande igiye kurwana n'ikibazo cyo gukura abana mu mihanda itazi cyabajyanyemo, wenda harimo n'ibyo ngibyo, ya misoro yishyuraga igiye kurwana n'abacuruza agataro. Mujye ahantu hari isoko twabubakiye hariya ryo gucuruza, ntari ku rwego rwo kuribamo, uti nta misoro uzishyura, nta kibanza wishyura, ariko ntafite akenda akazima ko kujyanamo, ngo umuntu namusanga amasange ni umuntu wo ku rwego rwo gucururiza muri iryo soko, wagira ngo usebe nayo masoko abantu banayajyamo, kuko bene abo bafite aho bahahira hazwi, hitwa mu masupermarket. Supermarket rero abantu bazicuruzamo ni bande, bameze bate? N'abasirimu. Ufasha umuntu rero umwubakiye isoko nk'iryo, ntago umugize wo kuri urwo rwego, ntagazashobora kurisiribukiramo, ntagazashobora kuricururizamo. Mu by'imitekerereze birenze imitekerereze ye, uramucuna umwuka. Utari ko kurya soko twubatse abantu batarijyamo, ntago ujye ubona udusoko twiza twagiye twubakwa hirya no hino, mu mirenge, midugudu, hano muri Kigali n'ahandi, ugasanga abantu babakuye ahantu baremeraga udusoko tw'akajagari, bamushyize mu isoko rwose ubona rinubatse neza, riya soko rikabura barirema. Ntago bibona biturukaye, ariko abantu nibasesengure. Ibi ndimo kubivuga nk'inzobere mu by'imitekerereze, nk'inzobere mu by'umuco. Nitudashingira ku muco wacu ntabwo dushobora gushingishwa intege. Nukuvuga ngo mu yandi magambo, hari ibibazo turimo kurwana nabyo, leta ishobora kwisanga irwana nabyo, byanayibereye ingutu, kandi nanone ariyo yabyiteye ku rundi ruhande itabizi. Nko muri aya mategeko yashyizweho, ndakubwira irindi tegeko. Bivuze kuvuga itegeko rya gatanya. Yego, gatanya ntabwo ari Nyarwanda rwose, ntabwo ari Nyarwanda. Barakubwira batari ko icyo kintu uvuga cyo kunga natwe turakigira, mubigira nk'umuhango
umuhango atari umuhango nk'uwabasogokuruza, ahubwo umuhango nk'icyo wagezwe cyo, kuko buri umuhango nyuma y'imyinjirire y'amadini nyine imihango yacu yabaye imihango, barakubwira bati babikoze nk'umuhango gusa, byari iby'umuhango kwiyerurutsa, byari iby'umugenzo, kwiyerurutsa. Ntabwo umuhango rero uko bimera, ahubwo umuhango ni igihango. Umuhango niwo uduhesha kubona ibyo duhanga, tugahangamura n'ibyaduhangaye. Umugenzo niwo uduha kubona uko tugenza, ariko ubu ngubu bazakubwira bati babikoze by'umugenzo. Naho byaziye, ni nka ya kiliziya yakuye kirazira, ni nk'iby'abapfu biribwa n'abapfumu, nuko byaje kugira ngo ibyabo bita agaciro. Ntawe uvanga amasaka n'abasakaramentu, ariko amasakaramentu yahawe agaciro. Amasaka arakamburwa n'uyu munsi wa none tuyagura turutse ahandi, uzasanga impugu zacu zigihinga amasaka zabaye nkeya. Uburo niko bugenda buducikaho. Nyamara no mu by'ubuhanga, uko utubuto tugenda tuba duto cyane kuruta utundi, niko turushaho kugira intungabuzima. Abantu barabizi, burya uburo bukize cyane kurenza amasaka, ariko nanone amasaka akize cyane kurenza ibigori. Ariko uyu munsi wa none urasanga igihugu cyuzuye ibigori. Simbyanze, ndanabikunda, ukinyokereje nagirya nanjye ni cyiza mu rwego rwacyo, ariko ntabwo ari imbuto nkuru. Imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo, ni amasaka, ni isogi, n'inzuzi. Batari ko ibyo bintu uzana ntabwo ari ngombwa. Twebwe dufite imboga za kijyambere zibanguriwe, zigize zitezi. Wanyoye amata ya Rwirungu ntabwo ahuye n'aya zo tubona uyu munsi z'insindirano, ntabwo bihuye, ndakubwiza ukuri. Ntabwo bihuye pe. Ayo mata ya Rwirungu ndayizi, Rwirungu yari inka iwacu, amata yayo inka y'inkungu tagira amahembe, amata yayo y'Urwirungu, kandi yari Urwirungu, amata yayo yavuraga ubugendakanwa. Ndabyibuka abantu batondaga umurongo wacu, ababyeyi bafite abana batemye mu kanwa. Ndababara. N'uyu munsi hari imiti dufite ivura ubugendakanwa, ariko ikimbabaza iranakora iyo bya bindi by'ikizungu byananiwe, ariko ikimbabaza ntago yihuta nka ya mata. Uzi ukuntu ya mata yakoraga? Ndi mfuri wacu kenshi nyine nasigariye data mu bintu byinshi nkiri mutoya, akambwira ati byimenyereza, akabwira ababyeyi ati maze rero mujye mufata abana banyu mumwegereza agenda akamiramo urushunzi, kuko batari kubona amata bakwiriye bose. Bahazindukiraga buri munsi ababyeyi batandukanye, umubyeyi akazana umwana nkagiramo urushunzi rumwe, bikaba birarangiye, hehe no kuzongera gutemba. Uyu munsi wa none rero dushobora gukama ibijerekani n'ibijerekani, ariko icyo tukuyemo ukakibura. No ku isoko mpuzamahanga urasanga ari byo abantu barimo guharanira uyu munsi wa none, ngo igitoki kirangana gite. Uzasanga hari amamurika tugira, akaba ari byo abantu bari bwishimira igitoki gisumba umuntu. Ukwiye kumenya icyatumye gisumba umuntu. Icyiza, inteko ishinga amategeko yacu ngira ngo ibyo bintu iherutse kubireba, niba ntibeshye sinzi inkuru nigeze kubibonamo, basanga ku bushakashatsi bwakozwe aya mafumbire mvaruganda aho agenda akoreshwa mu butaka butandukanye, arabukayura, agikoreshwa birera cyane no kurenza urugero, ariko nyuma y'igihe bwa butaka bugakayuka bukaba butakera. Batangira noneho kugaruka ku ifumbire y'imborera, ariko bisama ibitereko zamaze gusesa. Ubwo se noneho ibyo nibyo abantu bakeneye? Wa mugana abantu babanze buzure mu magereza, tubone kujya gushaka ibisubizo mu byo twari dufite, kandi bitworoye bidafite ikindi bidusaba. Hari ibintu umukuru w'igihugu ajya avuga ati ariko nk'ibi bibananiza iki? Sinamurenganya, none se afite inzego zakabaye zitekereza ibyo ngibyo. Nk'ibi rega tuganira, hari abantu burya babihemberwa kare nijoro. Burya iyo umuntu abaye umujyanama w'umutware, kugira ngo hatagira abatakara, wa minisitiri muri ibi nibi, inzobere muri ibi nibi, muri ministeri iyi niyi, nicyo bababereyeho bene abo bantu. Uzasanga uzajye no kubabaza, ucunge nk'uwo bashyizeho cyangwa ntaho batari, umubaze uti kuri ibi ubivugaho iki, uzarebe uko akubwira na kimwe cya kangahe cy'ibyo nkubwiye. Hari n'aho baba bafite n'abo bita abakonsirita cyane cyane rwose, ugasanga hari nka kampani yagiriyeho kubera uwo mushinga runaka wagiye. Shyiraho kampani, shyiraho iki n'iki, tuzajya tuguha isoko bigende bitya. Si byo umukuru yirwa arwana nabyo, atari ko nk'ibi bijyaho biti,
nta mategeko babigenga ikintu kijyaho kikidekembya myaka n'imyandiko mu gihugu nta tegeko ribigenga gute muri iki gihugu uragowe nyagasani uragowe ziracyapfa bitanihira ubwo rero mu ncamake hari irindi tegeko wari ugiye kumbwira irindi tegeko urumva iyo gatanya urugero umugabo n'umugore ntabwo bubakira gutana icyo cyuho icyo cyanzu kuvuga icyo cyanzu handi umuntu ashobora guca ibintu byananiranye mu marembo bugari ntacyo tugira ahubwo habaho kwahukana nabwo umuntu akahukanira hehe ku nshuti abanza ku nshuti burya ntajya mu miryango kugira ngo imiryango itabota kandi yarabahaye ibikwiriye byose kugira ngo mwubake mwarangiza mukayitenguha ukabanza rero ku nshuti wa munywanyi w'umugabo wawe hari n'abashoboraga gutindayo akaba yasamira inda turabazi usanga ahubwo umwana aravutse bamwise gutya na gutya barenguriza kuri ibyo ngibyo hari ingero mfite ariko ntatanze ku mpamvu noneho byakwanga ukajya kwa se w'umugabo wawe kwa sobukwe kuje hano byagenze kuko niso yabaye so kubera bwa bukwe sobukwe so wo mu bukwe ni watumye wubaka ni wese w'urugo rwawe none rero data watumye urugo rubaho dore byagenze gutya na gutya nko kujya kumuganyira ubwo ikibazo kinavuye hagati yawe n'umugabo wawe kigiye hagati y'imiryango nta nubwo uri bwongere kuganira n'umugabo wawe ngo avuge ngo wamwubahutse wagize ute iwabo baramwihamagarira ubwo ahamagajwe n'isoko rero aturukamo so isoko y'ubuzima bwawe agahamagazwa na nyina nyoko ariko mwarabyanze musigaye muvuga ba mama runaka mama ngo bigenze bite batika mama twimini mami wamuhamagaraga kenshi mama kamama twimini nyoko wamenye ko ndi nyoko ntabwo wampoza mu kanwa gutyo wanyubaha cyo byabaga bivuze nyoko rero icyoko cy'ubuzima bwawe ubwo ahamagajwe nkuko imvura ituruka mu cyoko cyayo subwo icyoko gifunze imvura yakongera kugwa nyoko aguhamagaje saka guhamagaza ntiwongera ubwo se urumva gatanya izava he hanyuma rero irindi tegeko nk'iryo ariko abantu nibumve ko iryo tegeko ubundi ntirikuye mu muco wacu ni nka bya bintu ujya kumva ngo butinganyi ngo birengera umuntu arengera igihone gute itegeko rirengera igihone mu buhone bwacyo gute noneho irindi tegeko ubukuru w'umuryango ngo mu muryango abantu baraganira hakavamo uri buwe umukuru w'umuryango mbese ngubonetse niwe sinzi ukuri ibyo bintu ntabwo nigeze mbikurikirana kuko ni ibintu bidafite shinge na rugero sinigeze nshaka ko n'ubwonko bwanjye bubimenya kuko umunsi nabyumvise iryo tegeko ryaho narababaye cyane nk'imandwa nkuru nk'umushakashatsi nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco buriya kavuyo ka mbere kaje mu muryango n'iryo tegeko riri mu byakazanye wigeze ubona ubutware butagira umutware ngo uri buboneke ni uri bube umutware ariko ikimbabaza nuko abashyiraho ibyo ngibyo iwabo siko babayeho iwabo ntabwo babaho gutyo ni ibintu bakora gusa kuko basanze ibundaka byakozwe kuko igihugu runaka cyabikoze kandi akaba ari impatsi ibihugu natwe ndi tutabikora rero baratafugira amazi n'umuriro ntabwo muzarengana u Rwanda bimeze bityo ndabibabwiye ndi imandwa buboneke ni uri bube umutware ariko sikanira ko wagiye mu nama zitandukanye uri buboneke ni uyobora inama uri buboneke ni utanga ijambo rifungura inama cyangwa riyisoza no mu iteganywa ry'inama n'iki babanditseho ngo bizavugwa na bizakorwa na gahunda nteganya ibihari nataboneka zasimburwa n'ukurikiyeho umutware w'umuryango arahari mu muco wacu afite uko agenwa ubundi iyo utangiye kwinjira mu muco ukawinjirira ukawuzanira ibindi bintu bitari muri uwo muco nk'iryo tegeko ntirishingiye mu muco wacu kandi mu muco wacu tugira uko mutware agenwa wabyisha ubwo se ubutware wumva bukiriho ubutware ntabwo bukiriho tuze mu ishuri ku bagiye banyura mu mashuri urabona ko hari igihe batora abayobozi b'abanyeshuri chef de classe chef tene CP muri za kaminuza noneho
abanyeshuri ubwabo urumva ko nibo bitoramo, cyakoze hari ubuyobozi cyangwa bubikurikiranira hafi bitoramo kuko bareba ubashije. Noneho wowe uragiye hariya muri animation mu buyobozi bw'abanyeshuri, ugiye muri direction mu buyobozi bw'ikigo, ugiye mu buyobozi bwa kaminuza, uti wa muhungu di azaba ari uyobora iriya shuri, uragiye kubibatangariza gusa. Wa muntu wibaza ko azayobora abantu bamwiyumvamo, hari icyo azageranaho n'abanyeshuri be. Iyo umaze gufata ese ubu ngubu ku butware bw'umuryango ubundi butangwa n'indago, bugatangwa n'ibicumbi, bugatangwa n'imiterekero, iyo umaze gufata ubutware bw'umuryango mu buryo bw'itegeko washyizeho, ukazisanga buhawe utari nyiri bicumbi, utekereza ko bizagenda bita hagati y'ibicumbi n'utari nyiri bicumbi? Urumva udateje akavuyo. Kandi umuco wo ntago uva mu bantu, kuko umuntu urinda atandukanywa n'umuco we. Ndabikubwira nk'uwize psychanalyse, no kuvuga atari by'imitekerereze gusa, ahubwo nibibera mu ndiba y'imitekerereze. Ndabikubwira nk'uwize akanigisha iby'imyizerere, umuco urema abantu mu buryo bw'imyizerere. Imyizerere ni nk'uburozi. Niyo wazana itegeko rimeze rito, umuntu arakubwira ati jewe ntago wankura mu masengesho yo mu butayu, nzemera mpfiremo, ariko nje gushaka Imana yanjye. Warabibonye? Niko gushaka gutandukanya umuntu n'umuco we biba bimeze. Ubwo wumva ibyo bintu bizakora. Ikintu teje rero mu bantu ni akavuyo, desordre, kawo. Niyo mpamvu ubwo ahita hatangira n'izo za gatanya, abana mu mihanda, ubwicanyi. None se umugabo n'umugore nibatabana neza, umugabo n'umugore nibatabana neza, bazabasha kurera neza? None se wibahetse ntaba yerekwa mu mugongo? Uko mwirirwa mutongana se muterana amakofi, mukubitana udufuni, mugira ngo utabana ntibabireba? Ejo se bo hagati yabo ntibazaba babigirana? Oya, n'umwana kugira ngo babe mu muryango nuko haba hari ineza, nuko haba hari ubuntu, nuko haba hari urukundo, n'iki bahabona batabona ahandi. Niba bibura rero bazajya mu rungano kubishakamo. Urungano rero ruri hehe? Kandi ntago mu miryango babyemerewe, bazisanga hariya rero ku muhanda. Ubwo se noneho turimo turunguka. Ubundi nicyo matsi ibihugu rero burgikora muri ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere, bikiri bikene, kuko byisanga bibikunze bitabikunze kuri iyo mirongo yitwa mpuzamahanga, ukajya kuyitendekaho kandi atari wo muco wawe. Noneho rero mwamara kubatezamo akavuyo gutyo, ugasanga hari n'imishinga ahubwo yashyiriweho ku isi gutyo gukemura ibibazo nk'ibyo kandi yamaze guteza. Nkuko nibi ngibi by'imitwe y'iterabwoba bihoraho hirya no hino idashira, ibifite abayitera. Burya ntago umuntu ajya kubinyeshyamba adafite abamutera inkunga. Nose inyeshyamba itsinda ite nyiri igihugu idafite abayitera inkunga kandi baruta nyiri igihugu. Tekereza icyo kintu. Umwana yakwigumura akaza agakura se ku ntebe na sekuru na barumunabe n'iki bose basigaye mu rugo, kandi adafite abandi bantu ku ruhande barusha imbaraga wa muryango bamutera inkunga. Nuko Afrika yacu isenyutse. Ni ya divide and rule, diviser pour régner. Diviser pour régner, tubacemo ibice, tubatatanye, tubagira ingaruzwa mu heto. Tubona uko tubategeka uko dushaka kandi. Oya ntago ari kubategeka gusa kuko umuntu ashobora gutegeka ibyiza. Tubona uko tubategeka uko dushaka, tubagaraguza hagati. Nibarangiza rero hahore ibibazo bya Afrika. Siyo mpamvu ubona igihugu cyose cyitwa ko giteye imbere inama na Afrika. Ubushinwa na Afrika. Baraturwanira. Buri wese agenda akuraho agaceke. Abakuru bacu nabo bakaba mu ngorane zo kuvuga ngo ndajya hehe, ndakeza hehe, ndeke hehe. Burya nicyo abaperezida bacu n'ihurizo rikomeye bafite. N'abagerageje kugenda barwana naryo kugira ngo bahagarare ku ruhande rwabo bagomba guhagararamo, ntago baramba. Uzasanga bahita babashyiraho imitwe y'iterabwoba yo kubakuraho iyo batabishe bo ubwabo. Ngiyo mpuzamahanga mushaka ngaho nimujyembere nzakomeza ndagure. Ibyo nibyo abantu bahitamo se.
ubu se aho twaganiriye ni ikihe kibazo waba ari icyo umbaza cya nyuma nk'umunyamakuru wenda sijye wari gusoza ikiganiro ariko ngusabe ko tugira aho dupfundikira ipfundo kuko umunsi uciye ikibu amazi yatemye ageze kure. Ni ikihe kibazo ubonye mu byo twaganiriye kidashobora cyangwa n'abadukurikiye bazandike hamwe hatangirwa ibitekerezo wenda mbigukureho nk'umunyamakuru umwe ntimugira hanyuma bavuge bati ikibazo rwose twabaye mwaganire namwe nimureba umuco wacu aha ngaha wari gukora cyangwa kuri iki wakora nihagira ubivuga akamvuguruza rutanga rw'amaboko sinzongera kwigisha ubuzima bushingiye ku muco rwose nzareke gusubirira sogokuruza azanyivune muri ibicumbi by'imandwa nkuru nuko ndahiye kandi reka dusoze tuvuga tuti aya mategeko akurweho hagarurwa y'umuco ese birashoboka akurweho se shani twe tuyakuraho ese birashoboka igihe nari namaze kuyakuraho buriya azanyica none sinayakuyeho da natangaje iby'ubushakashatsi buvuga kugira ngo wenda inzego zifate ibyemezo zizakebuke mbeye ntimwakebuka muri ibyo byose tuvuze ntimwakebuka ntabwo mwakebuka di rwose ngo mugire icyo mumarira u Rwanda muri izo nzego murimo ni murorere nimutakimara mwebwe muzashiraho ariko u Rwanda ruzagumaho muzabigenza mutese muzaba murusize he ntiruzazima Rwanda ntiruzima cyangwa rushobora kuzimata mu bihe runaka kubera bari ku nkiko kubera bari mu mparo kubera bari mu ngamba baterejwe Imana nagira ngo ubundi mwakabaye mwerezwe Imana ariko muzarebe no muri iyo mico abatware bajya kwimikwa babanje kubaza Imana abami bashyirwaho babajije Imana ntabwo wabonye se no muri zo za Bibiliya Imana ibwira umuhanuzi iti genda unyimikire umwami uyu n'uyu umwimikishe amavuta utwaye mu ihembe hanyuma twe twavuga ihembe ngo ihembe murakicwa n'amahembe kubera kutumva ihembe ni ikimenyetso cy'imbaraga mu isi yose ndabikubwira nk'umunyamateka nayo mpamvu nyine iyo nawe bagize gute baguteza amahembe kandi amahembe avurwa nande ni ibinyembaraga bivurwa n'izindi mbaraga bamwimikisha ihembe rero kuko ari umunyembaraga abaye umunyembaraga ahawe imbaraga zituruka ahandi ariko kuko yerejwe Imana no mu bwami bwacu niko byagendaga ariko uzasanga hari abakubwira bati no ubundi se byo kuraguriza abami ntitubizi twebwe ariko ubwo n'abanyendambi bayobeyemo bati nibyo bamupfumbatizaga ngo avukanye imbuto mbere yo kumupfumbatiza indagu zabaga zamaze kumwereza ndabikubwira nk'umunyamateka ndabikubwira nk'umuraguzi w'ibwami kandi bukuru kuva kera kwa sogokuruza mujye muvuga ibintu munabizi mukajye mupfa guta amagambo gusa mugira ngo nta banyabwenge bariho babizi ibyo ni ikimenyetso bakoraga nko kwereka ba mitima Rwanda kuko umuntu imbere y'umuco abameze nk'umwana umwana rero ntago azakubaza ngo navukiye he ngo nanyuze he umubwira mu mukondo ariko umukondo nta nubwo umubeshye kuko umukondo naho uturuka ni munda nizingiro ry'inda kandi umwana ava munda ibindi wajyaga kumubwira ari ku rwego rwo kubyumva nuko rero kuko atari ku rwego rwo kubyumva uramubwira uti dore yavukanye imbuto arabiru babigize bakayipfumbatiza ariko mbere yo kuyipfumbatiza bayipfumbatiza uw'indagu zamaze kwerera kera muri iyi nda hazavukamo umwana azaba ari umuhungu bizaba bimeze bite hazaba ari ishiraniro niba uzaba umwami nk'ikimenyetso rero bakamupfumbatiza ya mbuto kuko n'ubundi yabaga yamwereye bati yavukanye imbuto kandi ko kuyipfumbatijwe n'ababyereje ntabwo wabaga wayivukanye ariko abantu baragira ngo bizagende bite ibindi se byose ibyo abantu bapfumbatiza abandi none se hari uvuka ari umutware hari ministry ari responsable cyangwa inde uko babita gitifu executive niki sibyo abantu bagirwa byose sibyo abantu bapfumbatizwa ubwo se gupfumbatizwa byavuyeho no kwibwira rero ngo muri ibyinduye kandi mwibyindika cyane ridashingiye ku muco rimaze iki nukuri nongere mbibabwire ni mureke twige kandi tumenye iby'iwacu ibi bintu bivuga mbabaye nk'umunyarwanda wo mu bicumbi
wasizwe no mu bicumbi biruta ibindi mwese mwataye, mwagize ibidafite icyo bivuze kandi ari byo ruvugiro, biduhaye uruvugiro. Nimureke twige kandi tumenye iby'iwacu, duhanuza abakuru, tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. Duterekere abakurambere bacu, nibwo tuzabona umutekano. Erega wogera guterekera niki ko ari ukubaho ubuzima nk'ubwo babagaho. Niyo mboneza bitekerezo iri mu guterekera, niyo filozofi yo guterekera, ni ukubaho ubuzima nk'ubwo abakurambere bacu babagaho, ahubwo tukabuhuza n'aho igihe kigejeje gute kigeze. Nk'ubu ngubu ufashe iyo gacaca nk'uko twavugaga, kugira ngo dupfundike ipfundo, bya bintu bavuga ngo tusama dupfundike ipfundo, ariko ubanza guhera hahandi watangire. Niyo mpamvu mugaruye iyo gacaca, ugafata ya gacaca ukayijyana nk'uko inzego z'igihugu zubatse uyu munsi, kuko hari impamvu zubatswe zityo, bijyanye n'aho iterambere ry'igihugu rigomba kuba rigana, bijyanye n'iby'igihugu gihanganye nabyo icyo gihe kera igihugu kitari gihanganye nabyo. Noneho ariko ugafata ya ukayizana ku nzego zitandukanye, ukayigeza no ku rwego rw'igihugu, ugasanga dufite nk'urukiko rw'ikirenga mu rwego rwa gacaca. Rukaba rurimo babasaza b'Imana bo ku rwego rw'Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda rero ntikosa, nta cyaha igira, ntinanyerera, ntinatsikira, iba yerejwe Imana. Niyo mpamvu ibintu byose umusaza avuze nta cyaha agira, n'ibyo wita icyaha uzasanga birimo impanuro zikomeye. Akaba aribo barimo aho ngaho babandi bita lesage, abanyabwenge, base w'ubwenge. Lesage nibo base w'ubwenge, maze ugahinguka imbere yabo de wakosheje, wigize icyo ntazi mu butware, wagize ute, yewe we urabareba n'imvi zabo, bakurebye gutya byonyine bakagukanurira. Twebwe duterekera iyo bazimubaje, yewe we ukabona umukurambere araje yari yaragiye, ibikoba biragukuka, nta n'ikindi gihano kirenze icyo. Ugahinguka imbere yabo basaza we rwose urya iminwa, yewe wowe ukababona we na ya masunzu yabo, ukababona n'imvi zabo z'uruyenzi, bamaze kwihana wowe ubwabo. Reka noya yudi mbumva wumvise